cyose mu cyerekezo cy'aba 23 no twirwaneho Baraka byoroshye cyane ko mu gihe kiri imbere gitoya ishobora kuzaba tombi. Baraka rwose abandi bati kigaragara cyo ni Uvira bashobora kutayijyama ariko ubwayo ikikura. Uvira izikuramo umunsi uzumva mu 23 no twirwano bafashe Baraka uzajya kumva umve rwose Uvira bamwe batangiye kwigendera nyinshi so ataragiye akoze mu muriro arahiye aragiye arayakinishije amazi aramutwitse aranyereye nuko na FARDC n'abarundi bameze gushaka kubaganira hafi ya centre ya Minembwe nakubwiye ikiri kubabaho ariko na Gipupu uziko twirwanaho na M23 bigeze kuyifata bongera bayivamo n'indezo drone zaguye mu barundi hari ya Gipupu n'aba FARDC birukanka kibuno mpamaguru bamwe bahungira mu mashamba ya Equatorial kuko ira axe ya Gipupu ikora ku ishamba rya Equatorial abandi barakomeza kibuno mpamaguru bigendera ariko noneho Gipupu yarafashwe ariko noneho Gasaro ntago barwanyi bagarukiye Gipupu bafashe utundi duce turi mu nkengero za Gipupu agace ka Kalinga baragafashe ubu kugeza ubu nguyu munsi turi kubona amakuru ko noneho bahise bakurikizaho nakandi gace kazwi nka Giseke ababembe bayita ngo ni Eseke abanyamurenge bakayita Giseke aka gace ro ni ingenzi cyane mu bya gisirikare kuko abarundi hano bari barahashize position zikomeye cyane hano hari abarundi benshi cyane kugira ngo bakazire axe ya Gipupu kuko ifite ukuntu yababakingaga Mikenke mu nyuguti ya mu buryo bwuzuye bazayishira mu nyuguti ya mu buryo bwuzuye umunsi bazabafashe Baraka ariko nirwo rugendo barimo kugeza ubu bakiri hariya za Irundu n'ahandi cyangwa se mu nkengero za Minembwe bari kure cyane ya Baraka ariko nyuma bakuremo Mikenke za Rwitsa nkuku za Birarumbiri za Ponzero kwa murima bavansa rwose bakuramo tundi duce za Kanguli za Nakiyele bakuramo za Kirumbi basatira Rusenda n'utundi duce twinshi cyane ayo za Mutambara iyo ngiye muri ibyo bice bya Mutambara nakubwira ko ibyo bice hafi ya byose abarwanyi muri Mutambara ibice hafi ya byose byafashwe niko barushijeho gusatira Baraka ubwo urumva ko bari muri procedure yo gushira umujyi wa Uvira muri igihe cyose baba bafashe Baraka yahita rwose yubakwa neza Uvira igasigara muri kutujoininga muri Alliance Fleuve Congo njewe nk'umuntu wanyoboye umuntu nubaha nzahita nseda cyangwa se nzahita mva ku uwo mwanya ari uza kuyobora no kuvuga ati nge sinayobora ahantu hari Kabila ntago namuyobora ntago namuyobora kuko uyu n'umugabo ukomeye yaranyoboye kenshi yahoze ari patro wanjye kuko nzahita musigira uwo mwanya nujya kureba rero uburyo Colonel Nanga bivuze ko ari nko guca amarenga byuko igihe gishobora kuzagira Kabila kaza kandi ndagira nkubwire ko hari amakuru avuga ko Sovole Congo yashinzwe na Kabila ishobora kuzihuza na Alliance Fleuve Congo nkabe igisubizo nabaha muri politike nta mwanzi uhoraho nta n'umukunzi uhoraho biterwa naho inyungu zigeze ubuse ko mu Rwanda tubona za FDL ziva muri Congo zikagaruka mu Rwanda bamwe bakabashira no mu gisirikare yego kandi FDL ziri muri ariko Alliance Fleuve Congo kikwereka katakira umutwe w'inyesamba ahubwo uyu ni umutwe cyangwa se ni igisirikare kindi leta nshyashya kuvuka sibyo kuko ntago wabura inyesamba ukirwana uvuge ngo yego baracyarwana nibyo ariko bigaragara ko batakiri inyesamba barubaka ibikorwa remezo barashyiraho inzego noneho bakanapasingisha abasirikare bangana kuriya kandi b'umwuga buri abasirikare bayo 23 nabumwuga kurusha n'ingabo z'u Burundi na FARDC ababyemere cyangwa se babihakana ibyo birabareba icyo nzi cyo nuko ariko bimeze kuri kwa nyako kandi ukuri ntago kwica umutumirano ndabese ntago beshye nukuvuga rero Alliance Fleuve Congo Kabila je nuvuga ngo abandi banyekongo noneho bahita babona ko wa mutwe rwose ari umutwe uri seriye buri hari n'abandi benshi baza ndetse wagira n'agaciro ku ruhando mpuzamahanga wahoze ari president yemeye kujya kwihuza na bari abarwanyi bigaragara ko bari abarwanyi bafite gahunda ntago kuza kwa Joseph Kabila rero byaba ari ikosa ubwo bifite uko biba byarapanzwe kandi aba bagabo n'abantu bafite ubwenge nabo barabitekereza bakareba inyungu bamukuramo ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo Auto Korea Maintenance Limited n'abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya bayisubiza agaciro kayo yahoranye zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito abafite imodoka zikoresha mazutu
muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge. Ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe ziba impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho. Ngiye kukubaza cya mbere bwana Claude, nabonye benshi bavuga ko muri direction cyose mu cyerekezo cya 23 no twirwaneho Baraka byoroshye cyane ko mu gihe kiri imbere gitoya ishobora kuzaba Tombi. Baraka ariko rwose abandi bati kigaragara cyo ni Novira bashobora kutayijyama ariko ubwayo ikikuramo. Uvira zikuramo umunsi uzumva mu 23 natwe rwano bafashe Baraka, uzajya kumva wumve rwose Uvira bamwe batangiye kwigendera ndetse isatira gufata Baraka. Abasirikare ba FARDC b'inkwakuzo uzumva bari kurenga bageze Kalemi. Kubera iki bashobora kuba bahita bagera Kalemi, bashobora kutifuza guhungira i Burundi, sibyo? Bakavuga ati rero mu 23 twihute turenge Baraka itarahafata, kuko ifashe Baraka yahita ifunga wa muhanda route nationale numero 5 uva mu mujyi wa Uvira werekeza Baraka. Inzira zaba zisigaye mu mazi kandi ayo mazi ntago yabatekanye nayo, kuko intare za Sarangwa wabonye ko zirasa n'amato y'abarundi. Yego, ntago yabatekanye. Ntago umuFARDC rero umunyabwoba niyiziye mu 23 ibura nk'ibirometero 10 ngigere Baraka. umuFARDC uri muri Uvira yaba yihungiye yageze Kalemi kugira ngo intare za Sarangwa zitamutanga Baraka zigafunga route nationale numero 5. Kandi kuva icyo gihe bafashe Baraka bagafunga iyo route nationale numero 5, FARDC ziri Uvira plein de zizi nta mbaraga zaba zigifite n'abarundi. Uri kumva ukuntu bihagaze. Yego. Ndetse tujye Gipupu aho nanabonye ko ngo hari drone ya 23 ishobora kuba, reka ndebe neza naza kuvuga, yego ishobora kuba yasuye FDNB muri ino Gipupu. Ahubwo benshi bakavuga bati none se ino Gipupu tuzi ko ibi bice byose minsi yashize twabigarutseho ko 23 Gipupu yose yayigaruriye. Ati none iyi drone ni ijya muri ibyo bice abandi basigaye mu bigenda biti, kuko ntekereza ko iyo drone rekaze nkubwiza ukuri tujye dutanga amakuru ya nyayo. Bari kuvuga ngo ni drone ngitazwi. Yego, ariko drone itazwi iragenda yikubita mu birindiro by'abarundi na FARDC. Nese urumva ni FARDC n'abarundi biyoherereje drone. Gipupu mbere yuko ifatwa M23 yakoresheje drone zibasira cyane ibirindiro by'abarundi na FARDC n'ibitero byo ku butaka bahava birukanka. Ariko FARDC n'abarundi nabo bakoze amakosa kwa gukubagana kwabo. Ubundi umwana ukubagana ahura n'ibibazo bitandukanye. Uzareba umwana ukubagana akurana amasikatrice, inkovu nyinshi, so ataragiye akoze mu muriro arahiye, aragiye arayakinishije amazi aramutwitse. Aranyereye. Nuko na FARDC n'abarundi bameze gushaka gukubaganira hafi ya centre ya Minembwe nakubwira ikiri kubabaho. Ariko na Gipupu uziko twirwanaho na M23 bigeze kuyifata bongera bayivamo. Ariko FARDC n'abarundi bashaka gutegura ibitero a partir ya Gipupu kugira ngo bagaruke bagabe ibitero mikenke bareko bahafata. Nibwo rero mu 23 yesi bacanaho umuriro yiti bakura Gipupu, ariko hagati aho yakoresheje na drone. Nindozo drone zaguye mu barundi hari ya Gipupu n'aba FARDC birukanka kibuno mpamaguru, bamwe bahungira mu mashamba ya Equatoriale kuko ira axe ya Gipupu ikora ku ishamba rya Equatoriale, abandi barakomeza kibuno mpamaguru bigendera. Ariko noneho Gipupu yarafashwe, ariko noneho Gasaro ntago barwanyi bagarukiye Gipupu.
Yego. bafashe utundi duce turi mu nkengero za Gipupu, agace ka Kalinga baragafashe. Ubu kugeza ubu nguyu munsi turi kubona amakuru ko noneho bahise bakurikizaho n'akandi gace kazwi nka Giseke ababembe bayita ngo ni Eseke, abanyamulenge bakayita Giseke. Yego. Aka gace rero ni ingenzi cyane mu bya gisirikare kuko abarundi hano bari barahasize pozisiyo zikomeye cyane. Hano hari abarundi benshi cyane kugira ngo bakazire axe ya Gipupu kuko ifite ukuntu yababakingaga Mikenke. Yego. Sibyo? Bari barahasize imbaraga nyinshi cyane pe. Barahasize ibirindiro bikomeye, ndetse nagira nkubwire ko abarundi ibi birindiro bari bafite Giseke byabafashaga kugaba ibitera hitwa za Mibunda, uri kubyumva neza, no kugaba ibitera hitwa Kamombo. Kugaba ibitera hitwa za Mibunda na Kamombo, ibi birindiro bari bafite Giseke nibyo byababakingaga kugira bagabe ibyo bitera aho ngaho. Mu 23 nayo yarayihabakuye. Urumva ko nyuma yo gufata Gipupu ikurikijeho Kalinga irehitse ikomeza ifashe Giseke. Hano rero ni muri secteur ya Itombwe, muri territoire ya Mwenga. Ariko ni ibice by'ingenzi cyane by'imisozi byanagufasha mu rundi rugamba rwo mu misozi ya Fizi. Secteur ya Itombwe. Uri kubyumva? Chef Gipupu rero ubwayo ni chefuriye ya secteur ya Itombwe. Chefuriye twavuga ko ari nk'aho murwa mukuru wa secteur ya Itombwe Gipupu. Chefuriye ya secteur ya Itombwe yarafashwe. Bongeraho Kalinga, hitongeraho Giseke. Ababembe bakunze kwita ngo ni Eseke. None se bano barwanye, reka zinkwerekize axe rero uko zingana. Hari axe ya za Mutambara, komeza za Rusenda, aho ngaho bari gufata ibice berekeza ku cyerekezo cya Baraka na chefuri ya Fizi. Ariko hari ni axe ya Gipupu hano muri secteur ya Itombwe barakomeza bafata ibice. Tukabona n'indi axe yo kuri au plateau ya Uvira ku Ndondo muri groupe ya Bijombo na za Mitamba. Umanutse gato ni ya misozi irangamiye umujyi wa Uvira, aho naho barahongera imbaraga banavansa buke. Tukabona no muri ya misozi irangamiye Plaine de Ruzizi, ira misozi irangamiye za Remera na za Rurambo, naho baravansa. None izo axe zigera kuri enye ntago ubona ko zishyira mu kaga umujyi wa Uvira ndetse na Baraka na chefuri ya Fizi. Ndagira nkubwire ko abarwanyi bari 23 Uvira bari kuyishira mu nyuguti ya U. Amarembo Uvira iraza gusigarana ni Burundi. Bimeze gutya. Nashira microphone hasi kandi ntago byaba ari byiza kugira nishushanye neza. Abantu barayizi ukimeze irafunze impande zose hagasigara igice cyo hejuru. Ubwo rero twavuga ko kugeza ubu bari kuyishira mu nyuguti ya U. Ukurikije izo axe zose nakubwiye, kuko izi axe zose hari inzira zigera Uvira. Yego. Ariko ntago barayishira mu nyuguti ya U mu buryo bwuzuye, bazayishira mu nyuguti ya U mu buryo bwuzuye umunsi bazaba bafashe Baraka. Ariko nirwo rugendo barimo kugeza ubu bakiri hariya za Irundu n'ahandi cyangwa se mu nkengero za Minembwe, bari kure cyane ya Baraka. Ariko nyuma bakuremo Mikenke za Rwitsa nkuku za Biraro mbiri za Ponzero kwa murima bavansa rwose, bakuramo utundi duce za Kanguli za Nakiyele, bakuramo za Kirumbi, basatira Rusenda n'utundi duce twinshi cyane. Iyo za Mutambara, iyo ngiye muri ibyo bice bya Mutambara nakubwira ko ibyo bice hafi ya byose abarwanyi muri Mutambara ibice hafi ya byose byafashwe, niko barushijeho gusatira Baraka. Ubwo rero urumva ko bari muri procedure yo gushira umujyi wa Uvira muri U. Igihe cyose baba bafashe Baraka, U yahita rwose yubakwa neza, Uvira igasigara muri U. Aho turi kubigendana no muri Mibunda rero uduce twose hafi yo two muri secteur ya Mibunda. Hano naho ni muri muri Mibunda, naho ni muri secteur ya Itombwe, muri Mwenga. Twaduce n'ubundi tutari kure cyane ya Fizi mu bice bitoye n'abanyamulenge. Uduce hafi ya twose uyu mutwe uri kugenda udufata. Ubu rero twavuga ko tugeze muri fazi ikomeye cyane, aho abarwanyi bari 23 natwe irwanaho bakamejeje, basa nkaho bongeye gufata ibindi bice kandi by'ingenzi, ariko batagatinga kongera gufata undi mujyi w'ingenzi. Hagati y'imijyi itatu barafatamo 2 cyangwa 1. Baraka chefuri ya Fizi, meme na Uvira byashoboka ubundi kubona noneho ko bishoboka cyane. Gusa ikibazo abantu bari kugira biriya bicuzi ko FARDC yategetse ko internet ikupka. Niyo mpamvu amakuru atari gucicikara cyane kuri social media, ari kuboneka mu buryo bugoranye. Kirega nkatwe tuba dufite ukuntu tuyageraho, tuba dufite inzira nyinshi. Ariko internet nta iri muri Fizi, urabizi barayikupye. Yego, ayo makuru ndayafite. Itumanaho riragoye cyane, wabonye ko na societe civile ivuga ati nyamuneka abaturage barakomunika gute. FARDC rero ni ukugira ihishe amakuru y'urugamba. Ibiri kubera muri kuko iri kwamburwa uduce. Hari ibibazo bya internet n'itumanaho rya telefone, ariko twe tuba dufite uko twibonera amakuru yacu. Niyo mpamvu ubona bitari kuvugwa cyane ngo bicicikane, ariko amakuru twe turi kuyatanga. Hanyuma se nkibaza nti benshi ragiye mbona muri iyi minsi ushaka ko nayo makuru arayabonye bavuga ko ngo umugabo witwa Joseph Kabila nawe reka mugarukeho ngo ashobora kuzaba umuyobozi.
muri 23 ariko abandi bati erega ashobora no kubafasha mu buryo bwa politike ariko ntagirwe umuyobozi. We mumbona bibona gute bwana Claude? Mumbone yanjye se igihe cyose uzabona Colonel Nanga yicaye hariya ujye tumenya ko ku Kabila ari hafi aho ngaho. Kubera iki? Colonel Nanga ejo ni wabyitangarije, aravuga ati njyewe uriya mugabo yaratuyoboye turamwubaha n'umuyobozi wacu. Igihe cyose azafata umwanzuro wo kwihuza n'icyama cya Alliance Fleuve Congo, ubwo nge nzahita murekera umwanya kuko ni umuntu twubaha. Colonel Nanga se wabyivugiye. Burya rero abayobozi b'abanyapolitike bavuga ibintu baca amarenga ariko ejo ukabona bihise bishyirwa mu bikorwa. Ntago Colonel Nanga yapfuye gutekereza icyo kintu cyo kuvuga ati igihe cyose Joseph Kabila azatekereza kutujoininga muri Alliance Fleuve Congo, njyewe nk'umuntu wanyoboye, umuntu nubaha, nzahita nseda cyangwa se nzahita mva ku uwo mwanya ari uza kuyobora. No kuvuga ati nge sinayobora ahantu hari Kabila, ntago namuyobora, ntago namuyobora kuko uyu ni umugabo ukomeye yaranyoboye kenshi, yahoze ari patro wanjye, ubwo nzahita musigira uwo mwanya. Nujya kureba rero uburyo Colonel Nanga bivuze ko ari nko guca amarenga byuko igihe gishobora kuzagira Kabila kaza. Kandi ndagira nkubwire ko hari amakuru avuga ko Sovole Congo yashinzwe na Kabila ishobora kuzihuza na Alliance Fleuve Congo. Ibi bikagaragarira no mu magambo y'abayobozi ba Alliance Fleuve Congo. Dufata urugero Bertrand Bisimwa yigeze kuvuga tu ishusho mubona na Sovole Congo ubu ngubu ntago ari kizahora, iyi ni ishusho y'agateganyo. Yego, ashaka kwerekana ko Alliance Fleuve Congo itazaguma wenda yitwa Alliance Fleuve Congo cyangwa se itazahora iteye gutyo, ahubwo ukiteye n'izindi ifite ari iby'agateganyo ariko ngo bishobora kuzahinduka. Byahinduka gute rero? Yerekanaga ko cyangwa se ni nko kugaragaza ko hari igihe tuzabona abandi batujoininga izina rikaba ryahinduka. Hano rero bagaca amarenga kari Sovole Congo kandi byaravuze ya Joseph Kabila, kuko Sovole Congo ikoze coalition na Alliance Fleuve Congo. Sinzi ko Alliance Fleuve Congo yagumye kwitwa gutyo, ushobora kwitwa Alliance Fleuve Alliance Fleuve Sauver le Congo cyangwa se Alliance Sauver le Congo, ikaba yahindura iryo zina, ikaba yanahindura imiterere muri composition yawe cyangwa se uburigiteye kuko ibonye undi munyamuryango ukomeye. Niyo mpamvu Bisimwa yavuze ati twebwe ntago rwose iri zina mubona cyangwa se uko Alliance Fleuve Congo imeze ubu ngubu ni iby'agateganyo bizahinduka. Burya yagaragazaga ko hari abandi bazayijoininga, hari abandi bashobora kuzabajoininga, noneho icyama kikaguka kikaba cyanahindura icyerekezo cyangwa se kigahindura n'izina. Kubwiza mpamvu rero rwose ibyatangajwe na Bertrand Bisimwa ndabivuze n'ibyatangajwe na Colonel Nanga ni uguca amarenga yuko Joseph Kabila ashobora kuzaza muri Alliance Fleuve Congo. Kandi nge nakubwira ko Colonel Nanga ubwe kuza gufatanya na ARC 23 tutagira ngo yarabyitekerereje. Kabila abifitemo uruhare, ahubwo Colonel Nanga ashobora kuba yaragiye gutegurira Kabila kuko ni umuntu wa Kabila cyane. Uziko no kugira Kabila shire Tshisekedi ku butegetsi yabivuganyeho na Colonel Nanga kuko yarakuriye komisiyo y'amatora. None bamwe ko bibaza bati ko nta mirindi y'umugabo witwa Joseph Kabila barabona. Ubu nta mirindi abantu barabona, nese abantu bashaka kubona iki? Reka ze nyiguhe none iyo mirindi. Nta mirindi barabona ya Joseph Kabila muri Alliance Fleuve Congo. Icyo nemera Joseph Kabila ni umunyekongo, afite uburenganzira bwo kujya mu cyama ashaka. Hari n'ababyuriraho bakavuga ati se Joseph Kabila wigeze kurwanya M23 cyane mu myaka yatambutse 2012 na gatatu akayirwanya, akarwanya RCD na CNDP ari nayo yakomotseho, M23 akanarwanya cyane RCD ni imitwe y'abarandofone Kabila yarayirwanyije cyane. Bura rero abantu nk'abi gisubizo nabaha muri politike nta mwanzi uhoraho nta n'umukunzi uhoraho, biterwa naho inyungu zigeze. Ubuse ko mu Rwanda tubona za FDL ziva muri Kongo zikaza zikagaruka mu Rwanda, bamwe bakabashira no mu gisirikare. Yego, kandi FDL ziri muri Kongo bari umwanzi w'u Rwanda. Ariko kuko mu Rwanda hari politike yo kuvuga ati twebwe ntago turi abaheza nguni, umu FDL nubwo ari muri Kongo afite gahunda yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, igihe cyose yemeye gushira intwaro hasi agatahuka, twe turamwakira ajya muri societe y'abanyarwanda, nitubona nabishoboye tumushire no mu gisirikare. Niba hari se ariko uwo muntu aba yarahoze ari umwanzi wa RDF ariko agiye yisanze muri RDF. Muri politike rero nta mwanzi uhoraho nta n'umukunzi uhoraho, biterwa naho inyungu zigeze za politike. Umuntu ashobora kuba ari umwanzi wawe ejo agahinduka inshuti yawe, ubwo ndi kuvuga muri politike ejo agahinduka umwanzi wawe. None se Tshisekedi na Kabila ntago bari inshuti, si Kabila wamufashe kujya ku butegetsi, Tshisekedi se ntiyamwihindutse cyane. Kubwiza mpamvu rero uko Tshisekedi yihindutse Kabila bari inshuti, niko na Kabila wigeze kurwanya M23 icyo gihe yari umwanzi wenda w'iyo mitwe, ubashobora guhinduka inshuti y'uwo mutwe biterwa naho inyungu. Icyambere
hari inyungu Kabila ashobora kubigiramo ku ruhande rwe muri politiki ya Kongo, ariko wenda hari n'inyungu Alliance Fleuve Congo ishobora gukura muri Kabila, kuko Kabila ni umuntu ukomeye buriya yabaye perezida. Ujye utinya umuntu wabaye perezida. Noneho ibaze, reka nze nkwereke Gasa, umuntu wabaye perezida ibaze ahise agenda akaba umutwe w'inyeshyamba. Urumva uburyo izi nyeshyamba zitazigira agaciro cyane. Umuntu wabaye perezida ahise ajya mu mutwe w'inyeshyamba witwa ko ari umutwe w'inyeshyamba, usibye ko njye nsigaye mbona atari inyeshyamba Gasa. Nase reka nze nkubaze Gasa, tujye tuvugisha ukuri. Nize nyeshyamba babonye zipasingisha abasirikari 9318, hari hashize amezi 3 cyangwa 4 bapasingishije abandi 7000, na mbere yaro hari hasize nk'amezi 6 bapasingishije abandi 5000. Abo barwanyi rwose passing nziza cyane z'abakomando z'abasirikare benshi, iyo mitwe yagiye bibona ipasingisha kuriya bakabishira no ku mateleviziyo rwose abantu bakajoininga. Nase ubundi umutwe w'inyeshyamba gute uri gukora ibikorwa bisimbura ibya guverinoma? Nguha urugero, kubaka imihanda, kubaka ibikorwa remezo, gushiraho igipolisi, gushiraho ubutabera, gushiraho system iri finance yayo, system financiere yayo. Uwo mutwe ubukiri umutwe w'inyeshyamba koko? Umutwe w'inyeshyamba se y'urwana wubaka imihanda? Inyeshyamba ntago zibubaka imihanda, zo zirarwana kugeza igihe zigeze ku ntego yazo, zafata igihugu zikabona kubaka iyo mihanda, zikabona gushiraho icyo gipolisi, zikabona gushiraho ubwo butabera, zigashiraho na visa zagiyeho. Ariko Alliance Fleuve Congo ikikwereka ko atakiri umutwe w'inyeshyamba, ahubwo uyu ni umutwe cyangwa se ni igisirikare cy'indi leta nshyashya iri kuvuka. Sibyo? Kuko ntago wabura inyeshyamba ukirwana uvuge ngo yego baracyarwana n'ibyo, ariko bigaragara ko batakiri inyeshyamba, barubaka ibikorwa remezo, barashyiraho inzego, noneho bakanapasingisha abasirikare bangana kuriya kandi b'umwuga. Buri abasirikare bayo 23 na b'umwuga kurusha n'ingabo z'u Burundi na FARDC. Ababyemere cyangwa se babihakana, ibyo birabareba. Icyo nzi cyo nuko ariko bimeze kuri kwa nyako, kandi ukuri ntago kwica umutumirano. Ndabese ntago beshye. Nukuvuga rero Alliance Fleuve Congo Kabila je nuvuga ngo abandi banyekongo noneho bahita babona ko wa mutwe rwose ari umutwe uri seriye. Buri hari n'abandi benshi baza, ndetse wagira n'agaciro ku ruhando mpuzamahanga. Wahoze ari perezida yemeye kujya kwihuza na bariya barwanyi, bigaragara ko bariya barwanyi bafite gahunda da. Ntago kuza kwa Joseph Kabila rero byaba ari ikosa, ubwo bifite uko biba byarapanzwe, kandi aba bagabo ni abantu bafite ubwenge, nabo barabitekereza bakareba inyungu bamukuramo. Sibyo? Yego. Nta mpamvu rero kuvuga ngo harabona abonye bagira impungenge, ariko abantu bayobora Alliance Fleuve Congo ni abantu b'abanyabwenge nabo batekereza. Sibyo? Ureka nguha urugero, kuki Makenga yemeye ko umugabo witwa Kazarama, Colonel Kazarama agaruka ku rugamba, ariko akangira witwa Kayina? Colonel Kayina se sumuza ari gusakuza aganira n'ikinyamakuru cya Bwiza, ati rwose Makenga yarambangamiye, yanze ko nza ku rugamba, ariko mbere yaho umugabo witwa Colonel Kazarama nawe yari yabisabye, warabyemererwa. Kayina baramwangira. Kuki Makenga yamwangiye se? Abanza agakora analyse akavuga ati uyu umuntu wenda, kandi akakubwira Kayina rwose ashobora kuba gifite ikibazo. Akuvuga ko ari umusirikare mwiza. Ni umusirikare mwiza, ariko nanone umusirikare mwiza agendera na discipline no kugendera ku murongo w'icyama. Ushaka gutandukira, uziko Kayina yari ku ruhande rwa Ntuza Bosco Ntaganda harya urabafunzwe. Sibyo? N'aba General Bodo bari ku ruhande rwabo, na Colonel Kazara bari ku ruhande rwabo, ariko abo barwanye n'ikindi gice cyari kibona Makenga. Ariko Makenga ararebye avuga ati Kazara amagaruka, Bodo ngaruye nawe arahari kandi rwose nta kibazo. Ariko Kayina ati uretse nuko hari assessment banzwa gukorwa, hagakora ubushakashatsi, bagasanga wenda atari ngombwa. Kubwizo mpamvu rero na Kabila ntabwo yapfa kuza muri Alliance Fleuve Congo bitabanje kwigwaho, harebwe bizatanga uwe musaruro, hari ingaruka bizagira. Ubwo rero iyo bemeye kaza, ubwo baba bamaje kubyigaho bagasanga inyungu arizo nyinshi kuruta ibihombo. Noneho reka nze nkubaze, aricyo twe tugiye gushingiraho ngo nta mirindi bari kumva ya Kabila muri Alliance Fleuve. Njye narayumvishe na kera. None se niba nta mirindi, Kabila ntiyagiye Goma? Yego. Nubu se sajya za Bukavu, ejo bundi ntiyari Bukavu? Yagiye Goma abonana n'abayobozi ba Alliance Fleuve Congo baraganira. Ubundi wamenya baraganiye ibiki? Nanone wamenya baraganiye ibiki? Si baganiriye?
icyo ni icya mbere iyo uhuye n'abantu mukaganira. Kandi noneho Kabila ari mu bice bigenzurwa na twirwaneho na M23, bivuze ngo n'umutekano niwe bawurinda. None si indi mirindi mukeneye kumva ni yihe mu gihe Kabila yageze mu bice bigenzurwa na M23 yidegembye atembera muri Goma, yibera muri Goma, akajya Bukavu, akabonana n'abayobozi rwose mu bice bitandukanye bigenzurwa n'uwo mutwe, ndetse akabonana n'abayobozi b'uwo mutwe bakaganira, akanigumira mu ibyo bice akaba ari byo aturamo anarinda umutekano n'uwo mutwe. None si indi mirindi mukeneye kumva ni yihe bakunzi ba Gasaro TV? Niye mirindi yindi mukeneye kumva nyine? Ahubwo njye mbona Kabila igisigaye ni ukubyemeza bikajya ku karubanda. Ariko ntabwo ushobora kumbwira ko kugeza ubu Kabila nta dira afitanye na Alliance Fleuve Congo, ntabwo bikunda. Barayifitanye. Cyane ko yanafatiwe ibihano bavuga ko abatera. Buri kintu kikwereka ko abantu bakorana nuko bahura bakaganira kenshi. Cyangwa se inshuti yawe Gasa ntabwo wavuga ngo umuntu ni inshuti yanjye mudahura ngo muganire musabane. Ibyo Kabila ari kubikora rero. Ari gusabana na Alliance Fleuve Congo mu matware yayo. Sibyo? Ubu ni hatuye muri ayo matware Goma, bari Bukavu, sometime akigira South Africa cyangwa se za Namibia n'ahandi, ariko burya yagarutse muri Congo Kabila ubahana ba yaje muri Congo ni Goma. Yego. None se urambwira gute ko yabadakorana na Alliance Fleuve Congo? Oya nje sinabihakaje barakora. Nyine igisigaye nuko bivuga ahubwo bakabitangaza. Nicyo gisigaye, ariko nujya kwitegereza neza urasanga uyu mugabo rwose yarajeninze. Yego. Bisobanuro ndabitanze bihagije. Hari abakomando ntubibagirwe, bari abakomando b'abarundi bagiye guhura n'akaga Gasaro we. Narigize ngo wabibagiwe. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 023 maze Spiro yawe uyibikeho.